twongeye kubaha ikaze hano kuri Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Uyu ni wa mwanya tuba tugira ngo mutere agatebe mwicare. Uyu ni wa mwanya tuba tugira ngo tuganire kandi twunguke byinshi. Uyu ni wa mwanya buri wese aba agomba gutekereza ndetse iki kiganiro kikamusigira ubundi bumenyi ndetse akabasha gusobanukirwa. Uyu munsi wa none twinjiye mu nkuru y'uwitwa buri kantu na buri nguni ndetse n'umuvandimwe wa buri nguni witwa buri cyana. Ese ubundi uyu muvandimwe wa buri nguni witwa buri cyana wari umuzi? Reka nese waba wibaza ngo ese ubundi byatewe n'iki kugira ngo bashyamirane havemo no kuba uwitwa buri kantu na buri nguni bakibwa cano? Ibyo byose reka nze mbigusobanurire byose, ariko ubundi wakibaza ngo byahereye hehe? Banza unyumvire. Muraho neza abanyarwandakazi. Tumenyeshe ko buri kantu na buri nguni turi mu bihe bitameze neza by'akababaro. Shano yacu twakishagaho ibiganiro bimwe na bimwe bisekeje mwajyaga mukunda, tumenyeshe ko kuva uyu munsi ntabwo turi kuyikontorora, na access na nkeya tuyifiteho. Ubu cyo twababwira tunabasaba ni uko ibiganiro byacu ntabwo byahagarara, kuko twebwe turi abakozi, twanahera kuri zero. Ugiye kujya bica kuri channel yitwa buri nguni icon. Mu gihe tuzahita twahindura izina tuyite buri kantu na buri nguni nk'ibisanzwe. So YouTube channel buri kantu na buri nguni yacu ntabwo yibwe kwa kundi wenda ngo bayibwe cyangwa bahaka n'ibiki. Ni ibintu tutumvikanyeho na mugenzi wacu twakoranye kuva kera. Tuzabibasangira, tuzabibabwira. Ni nacyo kiganiro cyane tuzakorera kuri YouTube channel inshyashya buri nguni icon. Mugende mu subscribing. Kandi turahari, twebwe turakomeye, turahari, nta tuzahagarara pe, nta kintu kimwe kizadushyira hasi. Buri kantu na buri nguni turakomeye. Musubscribing ku channel yitwa buri nguni icon kugira ngo noneho za content mwakunze setsa byari mwadukundiye tuzabibahereza ko byuzuye kabisa, kandi tuzabasobanurira ikibazo ko giteye. Ikindi turabakunda asana. Gusa nanone uyu reba hano ntuze kwibagirwa ko ari umuvandimwe wa buri nguni bavukana mu ndimwe bonse ibere rimwe, ariko nanone ndagira ngo mubwire ko amafaranga azarikora ndetse azica abantu benshi. Ndagira ngo ubanze undebere ino video ngiye kukwereka hano, nibwo uri buhite umenya ngo amafaranga ava ku YouTube channel ni bwoko ki. Nuserera gino man oya burasari kuse oya burasari oya burasari gino man oya burasari oya jani ibintu gake sibyo twari ibintu gake turi inshuti nyine mva nkubwire twari ibintu Murana ariko aramubuze bro, nyine mwaramubuze ariko aramubuze bro. yewe nirirwa mbahamagara, ariko se bro narakubuze kuva warambuze, ntabwo nirirwa muhamagara, je nirirwa muhamagara man, je nirirwa muhamagara. Ariko buretse kurwana man nyine akanya after arashaka aje turiyonge bikise ko n'ubundi shakurwana umubizi gari wangu ikintu mubizi, gari wangu ikintu mubizi. Uzi twakoze nyumva basi, nyumva bwari sibyo, nyumva oya yangu ikintu abangubize man, yangu ikintu abangubize man. Aho ubu nawe ukoreye kimana ubure sasa ase man umuvandimwe wawe bro, n'umuvandimwe wawe man, azazureka man kugira umushaka nase durimura urarwana ushobora kumutera ikintu kubwira chiringa bro, chiringa man. Ntabwo namwegera man, ntabwo namwegera. Gino wumura, gino wicare hano, Ntabwo namwegera man. Plastic gino hano zengurukana, gino wicare hano. Niba ari cyo kikuzanye ayo biganiro bikuzanye. Mbamvu utakwira umuvandimwe. Nyine uri umuvandimwe pe, ndanakubaha. Mbabarira ibi bintu bivana hanga wigendere ku mahoro yawe meza. Ntabwo ushaka kwiyunga n'umuvandimwe wawe. Charles yajyanye se? Yego. Sari kwikorera se? Yego. Twamurekeye amahoro ye. Ntabwo dufite amahoro yacu.
please. nyine we arashaka kwiyunga nawe ibintu bikarangira urumva mwese ko uri kurakara bro kuri kurakara oya sigaho oya ari gande gande gatse nkaho numva nkubwira numva nkubwira uretse wigira ibintu nyine wigira ibintu bya shiringa man nakite basi nababwa basi bani banzi kukuna ase mwakite mukanyunga n'abasabu tumaze guhomba kuri channel abagaro jewe nari nje twumvikana cyangwa nabyo twumvikana ubundi channel yamuna nyine kuba yamunaniye ni kimwe ariko aravuga ati ngewe naza ibintu byacu tukabishaka ningabifuza ubuzima tubayeho nyamara iyo tubahaye kubamo yarabafashije siyashakaga channel ibihumbi 200 na simunaniye ubuzima yarabafashije tubayemo mani nimukabwifuza cyangwa kunanira jeje wasukunanira ngande bakose mara yakose nase oya jeje twazo mfite jeje nase komo mwaseze nabira channel yanje bamubwire buri ngo bamubwire man chiringa bro chiringa sibyo ndabyumva yatwaye cyane ariko ubwiyunge nibwo bwanjye nyine ubwiyunge nibwo bwanjye Kuhomba sabi 170 tukajihora ko ngati najyane. oya ubwiyunge nibwo bwanjye brother bamubwire Ashaka tumafunga. funga ngaho funga ugende sha bas asase man bari so tunayikubwiye ariko ibintu nakubwiye nanga mbabare ko ngandebe n'ibintu nkore ngandebe hano ibintu nkore uri turi man sikumo kuyigira se bro uretse sorry man hanga reba uretse turi amwe mu yandi makuru ushobora kuba utaruzi kano kanya nuko witwa Aliyeri Wezi n'uwitwa Babu ubu bamajije gutabwa muri rehab. Wakibaza ngo rehab ubundi ivuga iki ku muhanzi? Ese igufasha iki? Ese ni bwoko ki, ni muntu ki ujyanwa muri rehab? Ndagira ngo ubanze wumve bagenzi bacu icyo babivuzeho. Ndetse Aliyeri Wezi ndetse n'umuntu bita Babu umwanya none bamajije kwisanga muri rehab. Ngira ngo iyo rehab niba wenda mbizi neza cyangwa se mbyibuka neza ni imwe muri rehab nawe wagiyemo. Ese nkawe iyo ubonye umuhanzi uyu mwanya none yisanze muri rehabilitation ubone rero hari bwungukire ubumenyi cyangwa weho ubifata gute ko yajyanwa wenda mu bigo ngororamuco nk'imageragere cyangwa se nakisanga muri rehab weho prefer ni he nka pirate nk'umuntu aciyemo ibyo bintu? Nje mu cyambere na mbere inanga ngewe nanga karengane mani bari nago batse kujya muri rehab babafatiye mu kibazo nye babafashe niba barimo barabinywa oya babafashe bari bananiwe kwishyura bill babapimye basanga miyo byabwiye ibyo batangaje ko tuzi ko nje nago nyamvuga ibyo batanga ahantu bari hari n'amaswing tu hari n'amashiti fata umuntu ukamupima ugamusangamo shiti iri rehab ukayimujyana mu bundi rehab ikorwa n'umutima w'umuntu we ushaka kugira ngo ibintu bireke ushobora kuvuga ati ibintu bimaze kumusha imbaraga ndashaka kubireka kujya muri rehab. Mumbabarire tuyishe ntago ari nziza ariko ebana harandi muri rehab noneho iyo umuntu utayisabye bakujyanamo noneho ugahita witekerezaho byanyabyo noneho bagufasha umwana wangije n'ibikoresho by'akabari k'abandi ufite amafaranga y'abandi wangije bagusanga n'ibisibiti bakujyanye Butare ibyo ngibyo mbona ari nko guteta ndi. None se ntago bakora rehabilitation ku buryo ndafasha nk'umuntu barayikora ariko ndakubwira we ugomba gukora rehab rero wayisabiye uvuga ngo ngewe ibi bintu ndashaka kubireka.